Karori reka nkubwire ngendiciriya hano uriko ariko wa mugore wandebeye Neira kanguka tujye mu rugo ko wicaye mu mazi byagenze bite weho kandi urinde man sorry Segenda neza utaho ariko uranshinje wa mugore we bano byakongera abagore ahubwo huta zasugukira oya reba kuntu araruru naho warunaye mu cyobo araruru naho unjugunye mu cyobo ngengo utamucyobo cy'urumva naho niye ariko wa mugore we we iminsi buri reka nkubwire nizere yuko cyana cyawe kitari mu rugo cyacyo akuma ndaje kubita uyu munsi bagihora iki se cyakugeze agiye nye ariko hari uzoba wansengereye kunywa ukabura yudayo guhaha ayo ujya guhaha wagiye ntabwo ari muri mu rugo mugorera ariko Karori narago ugarisa n'ibiryo ariko ubundi turaca he hariya urenzira tuje ariko iyo nzira hariya kure yewe Karori reka nkubwire ngendiciriya hano ariko wa mugore wandebeye wa mugore urandebe uyu mugore nzamugire we urifashe uramirika Nyirangarishya abagore biyimika nukuri barenda kuzatinya kumwe Nyirangari wifate hakubundi kigiye he Niko urongera urasunika njye nararushye none uyu mugabo aranyice ngenda umukozeho ariko Nyirankari umwana bawe uranja no kukozana haramuruko mama yari yarabimbwiye abambwira buryo ki abanyamurenge musuzura uri kumirika reba muri uru Nyabarongo nayemo wanza kunyegura ariko man abagabo undabere ariko ariko biramuranje yaye uri ariko ese wa mugabo ni ibiki biri gukurura muri ayo mazi we sakurira rero akamubwira buri abagore gusa mu rugutindi ariko wa mugore we uranciza wicara hose niba nibyo biguhesheje reka n'ubundi ndabizi uzanyica none ndabizi yuko uzanyica ariko reka nkubwire ndi irimo kwiruka ndakwa uramunga sha ariko ubundi ibyo uri kwigira ko mbona ko gikandi wamanitse amaguru ra haguruka nkagurutse mugabo we nongoreho ndishoboye binyuma sana chupa ngufashe umfashe inzoga yanjye God have mercy upon us nakubwiye ngo binyuma ndishoboye ni njyewe urikuramo hano mu Rwanda Jesus is Lord ubundi nimusanga mu rugo narura rubyaro wawe cyumva usanga mwamvire mu rugo uri konyo kayo mugore y'incingama twe gose ariko ongera unsubike sha uri kumirika ko wicaye mu mazi byagenze bite we ko kandi urinde ko wicaye mu mazi se byakugendekeye nyine ndi kukubaza ndi kuvugana nawe ngwino tugende nkucyure dutaha unyure wanzanye se ngwino nkukure mu mazi neza ko uryamye mu mazi uri muse wankizemo ariko akazakabura mwagiye mwiza mwashoboye
uri kunywa inzoga wasinze uri gutaha uri nitahira ubwo nagushaka Anda wa musenze weho waje urazuhaga no kugenda byakunaniye urimo uragenda urimo urabugendo ugahirima ariko ngurashaka kunywa kwanzanye se bambete besera kosa mwaje mu izo mushoboye ndebira akasira kunyure wanzanye se mandashe arabeje mese basegaye mana kuzoza kunuko ariko kanyanga agenda uragiyeho umwezi wa kanyanga umva reka nkubwira mwana we ariko karori ndashaka uri ariko reka arugora ariko mana arugora ndakwereka man sorry andebra bwana ako aho pasti ndakwereka ndakubaga nawe Neira, kangu tujye mu rugo. Kangu kazi. Komu bito. usundi wari wagiye wajyanye urufunguzo uzi ko umuntu akenera kwiryamira sasa. Erega so nawe aba yasinze haguruka niba Papa yasinze. Ahubwo araturaza hanze. Urufunguzo ari urufite we. None ubu papa yarutaye. Atuma atagereza nyine abantu. Musore kurizwa nini? N'urufunguzo. Reba mama, nasibye kujya ku ishuri. Papa najya kumureka kwa mudugu. Mama arantwita. Umara ntacyo gutwara. Nanza n'urufunguzo ahubwo tujye mu rugo. Uriya mugore yarasaze asigaye nanyingirana ariko uriya mugore nzamwice nzamukorere Zana urufunguzo dukingure we turi inyuma y'urugi. ukingura kumenya ko naje kapera we uriya bwasaze y'umugore niko wa mugore Ese nkawe wanyweze guhumya amaso wazanye urufunguzo tugakingura. abwara karendagira fungura kumenya ko nama igicucu naho ndeba ko nataka Mama nawe ndebera buriya biriya ni ibiki ari kunywa. nyirangari Mama kumanya mana ariko mana mugore Mama nakubona arakwica we mama. wa mugore ureka nkubwire ndaramuka ngusanzemo ngaho ndakurita Uransangamo waciye se utakingura. ubundi ndambwakaze nuriye Mama ntabwo ari bukwe. wakingura kumanya nyirangari uranyihoreye Pa. Gira vuba uzana urufunguzo dukingura. wakumye mana ntabwo muri kumbona ariko Ahubwo se wowe uri kureba hehe ntabwo uri kutubona inyuma y'igipangu. ariko ndi kureba hehe ko nta muntu ndi kubona mu gipangu Papa wagira ngo yasaze ngareba ukuntu. kuva n'icyo gisamete nacyo twaje kwanana wese bahonga Papa wabyaye utashaka ku buryo unyita gutyo. ntabwo ndiso babarende Ese papa ari hehe? bazanyuka ahantu ko yamutabye mu mwobo Umuntu arasinda akihakana umwana yabyaye we. zibakengura nijya kujya Wese wakinga urufunguzo se wowe urufite. ariko reka mbabaze ubundi niko mada wowe nuko rusyamete mwasinze Papa urusyamete ni njyewe. cyo mwiza ushoboye warunagazi Umusore njye nawe uri kunywa ninde? amwe basi sema nyirangari umejeje hanze uretse sha hanze njya kuzana abayobozi n'umwana wanjye uri kumupfunira imyira uretse nzana abayobozi sha umbwira ukuntu ndariza umwana ukuntu undiririza umwana
nanjye ukandaza inyuma ubuse none mbaye umwana wawe ntabwo ari uko wari wanyihakana sema warunaga ako ubundi uri kubwerabwereramo ntabwo ubona se ko ndi impande yawe wazana urufunguzo se ugakingurira hano nyinshi ako buretse ngiye kubarega sha mumbwire uburyo no kuri ribu ndagerayo uretse sha